Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Academy Pro. Nizere ko n'ukuri mumeze neza kuko ni ibyiza duhora tubifuriza. Muri iyi si rero bavuga yuko umuntu wese winjiye mu mwuga runaka, ugera kure, ugera kure, si umuhanga cyane kurusha abandi, si umuhanga cyane kurusha abandi, ahubwo ni wa muntu uhozaho, ugira byinshi bimuca intege muri wa mwuga, akagira byinshi bimuca intege muri wa mwuga arimo, ariko ntiyemere gucika intege, ntiyemere kurekura. Ibimuca intege byaba abantu babimubwira ati ariko ibyo bintu ubamo ni ibiki? Mu by'ukuri ubundi bikuzanira iki? Urabona bizagenda bite? Byaba isoko se ubwaryo cyangwa se uwo mwuga arimo umusaruro utarimo guhita uza nk'uko abishaka? Ibyo byose bikaba ibintu bishaka kumusubiza hasi ngo abivemo, abireke, arekere, agende ashakishirize ahandi. Ariko kutarekura, iyo ukurikiranye neza abantu benshi bagera kure, bano bantu bari very successful muri field zigiye zitandukanye, usanga ikintu bita never give up gifite imbaraga zikomeye, cyane cyane ko turamutse tuvuze wenda nko kuri side y'uyu mwuga wa forex trading, hari ibimenyetso bitwereka yuko hari abantu bamaze kwambuka bageze hakurya, byaciyemo atari kuri level iyi ngiyi yo kubaho bisanzwe, ahubwo ari ku yindi level yo hejuru cyane. Niba rero bahari bivuze ngo byashoboka. Challenge ntabwo zaba nkeya ariko birashoboka, kuko hari abageze hakurya kandi bimeze neza ku buryo rero umuntu ukavuga uti uyu muntu rwose bimeze neza, byarenze kuvuga ngo yibeshejeho cyangwa se ni n'umukire abayeho neza nka we, ahubwo afite n'imiryango myinshi ku isi ibayeho neza kubera we. Ubundi iyo umuntu yageze ngo kuri iyo level yo kuba hari abantu benshi ku isi babayeho neza kubera we, uwo muntu nibwo bavuga yuko ari very successful kabisa. Rero ayo magambo ndabizi hari umuntu wari utangiye kuza muri uyu mwuga cyangwa se wari ugeze kuri point yumva yari agiye kurekura, biramukomeje kandi uzajya uyasubiramo bigufashe bigukomeze no kuba wumva yuko hari undi muntu ahandi hantu runaka ufite channel yitwa Digital Wealth Academy Pro ukora uyu mwuga nawe ukora, ariko utajya arekura. Nabyo nawe bigutera intege aho uherereye wowe ukora uyu mwuga kutarekura. Birafasha cyane, birafasha. So ni ukuvuga ngo rero, ni ukuvuga ngo iyi ni GBP card, ni imwe muri cross pairs, ngira ngo chart irimo iragaragara hano. Ni ukuvuga ngo isoko, hari aho batubwira bati mu by'ukuri iriya strategy ya smart money concept ikora cyane muri trending market, niyo ikunze gukora cyane, kandi tugasobanurirwa neza ko 70% y'imigendekere y'isoko ni muri range bound, donc rigenda muri ranging ndetse na shopping. Ni ukuvuga ngo iriya trending market iboneka ku rugero rwa 30% gusa, 30% gusa. Niyo mpamvu tugomba kwimenyereza no gucuruza mu masoko atambitse, tukabyimenyereza kandi tugashobora gutandukanya ayo masoko twita range bound cyangwa se ranging markets. Amasoko atambitse turashobora kumenya kuyatandukanya na shopping, ubwoko bw'amasoko tutemerewe gucuruzamo. Ibyo ngibyo umuntu yagenda abimenyera, arushaho kubimastaringa, bikazamufasha kurushaho kujya yinjira mu gihe gikwiriye, yinjirira ahakwiriye, kandi bikarangira ari icyo asaruye. Ariko ni mu guhozaho bizageraho bikagenda neza. Ibyo byiringiro, uko kwizera, uwo mwete biri muri twe, ni ukuvuga rero iyi GBP card nk'uko bigaragara turi muri time frame y'umunsi, mbaye nkwegeranye ino chart ho gatoya nkagira gutya,
urabona ko mu by'ukuri isoko ubundi ryari range bound nk'uko bigaragara ryagiye rikora hariya hejuru rigasubirayo, rigakorayo, rigasubirayo gutyo gutyo, twabonye ko icyo twita resistance ntabwo ari umurongo utambitse ahubwo ni zone area, ndetse no kuri strong support hepfo nayo ni area, niyo mpamvu dukoresha umurongo nk'uyu, dukoresha uburyo butari umurongo wonyine uciye utambitse. Mu by'ukuri rero icyo nashaka kubabwira ni uko turi icyumweru, ndabifuriza n'intangiriro nziza y'ukwa munani kuko dutangiye ukwezi kwa munani, ndabifuriza intangiriro nziza. Imana ikomeze itange ubuzima buzira umuze n'umwete wo gushakisha kugira ngo tuzashobore kugera ahantu dushaka kujya, kuko turi mu rugendo kandi na trading ni process. Ni ukuvuga ngo rero hano mu by'ukuri isoko ryarazamutse rikora kuri resistance, ariko aba buyers baba strong cyane, barazamuka barenga iyi resistance, noneho baragaruka bakora icyo twita retracement, hanyuma barongera basubizayo, kugira ngo birimo kugaragara. Kuri iyi nshuro ubu twayita nka higher low, hano muri higher low ahangaha. So icyo twe expectinga ni iki, nubwo turi muri time frame nini, icyo twe expectinga ni uko, mbibutsa ko trading is a game of probability. Ibyo tuvuga numva n'abandi babivuze, ntuzabona umuntu avuze ngo ibi biraza kugenda gutya, nubona bitabaye ngo uvuge ngo wa muntu ngo wapi ngo uriya ngo nta kigenda biki n'ibiki. Iyo bavuze ngo ikintu ni probability, ni ukuvuga ngo gishobora kugenda uko cyangwa ntibigende uko, biba ari uguteganya, sibyo? Ariko probability ikagana akenshi kuvuga ngo umuntu byibura ibi umuntu yizeye ko byabaho, urugero ruri hejuru byibura ya 50, ruri hejuru ya 60%. Turi expecting ko iri soko rishobora gukomeza kuzamuka, rishoboye kurenga hejuru ahangaha, rishoboye kuharenga rikigira hejuru, ubwo hazabaho retracement, hakongera hakabaho ubuzamuke nanone. This is a probability, sibyo? Iyo ni case imwe, ubwo ni uburyo bumwe bushobora kumera gutyo, cyangwa se bakazamura isoko bakarigeza ahangaha, and then kubera yuko iyo dukuruye neza tureba ukuntu isoko ryagiye ryitwara, nari ndimo ndareba niba iyi resistance iri very strong, ariko reka turebere muri weekly time frame icyo barimo kutubwira. Ngira ngo biragaragara, urabona habayeho retracement. Reba iyi candle ukuntu ireshya y'aba buyers, biragaragara ko iyi GBP ishobora gukomeza kuzamuka mu cyumweru gitaha. Mu cyumweru gitaha kizatangira ni hagati y'itariki 3 gukomeza kugeza ku itariki 7. Nicyo cyumweru cya trading tuzaba twinjiyemo. So urumva rero hano hari probability yuko twazashakira opportunity za buy muri iri soko rya GBP CAD, kandi ngira ngo umuntu urimo kubyitegereza neza arabibona. Ni ukuvuga ngo hano hatabaye izindi mpinduka, ni ukuvuga ngo hano ukuntu dushobora kwinjiramo, ndamutse, kuko byanze bikunze ubwo mu ijoro ku cyumweru nijoro isoko nirifungura, ubwo ni bishyira ku wa mbere, ubwo ni saa 7 z'ijoro turimo kureba, kuko abatrader kenshi ku cyumweru nijoro babyuka mu gicuku, biba byageze no ku wa mbere, birumvikana. Ni ukuvuga ngo kuri iyi long position tuzareba niba dushobora kubonaho move ifatika, ku buryo haboneka wenda niyo twazagarukira ahangaha. Stop loss yo ni munsi hariya. Mu by'ukuri risk to reward ratio ishobora kutuzura 1/2 neza nk'uko tubishaka, kuko ubundi niyo iba ari target, kuko bituzuye 1/2 mu by'ukuri ntabwo biba byagenze neza nk'uko umuntu yagakwiye kubigenza, kuko ni ukuvuga ngo n'umuntu w'umupro trader umaze imyaka myinshi muri uyu mwuga, bavuga ko ikintu kigaragaza ko yitwara neza, ashobora gukora trades 10, izo trade 10 akoze 5 muri zo zigahomba, izindi 5 muri zo zikunguka, ariko kubera yuko yakoresheje risk to reward ratio byibura ya 1/2, ni ukuvuga ngo niba wenda kuri buri trade imwe yariskingaga amadolari 100, kuri buri trade yariskingaga amadolari 100, ngira ngo ibyo ndimo kuvuga murimo kubyumva, yariskingaga amadolari 100, ntaho byanditse, ni ukubikurikira. Ni ukuvuga ngo
ahombye trade 5 zose ubwo yaba ahombye 500, sibyo? Aramutse yungutse izindi trade 5 kuko niba dukoresha risk to reward ratio ya 1:2 tukayubahiriza bikajya bigenda neza, bivuze ngo inyungu tuba turimo kubona iba yikuba 2 par rapport y'aho twashyize stop loss cyangwa se y'icyo twatakaza. Bishatse kuvuga ngo wa muntu byibura aba arimo kunguka amadolari 200 kuri buri trade yabayeho. Bivuga ngo rero aramutse yashoboye kunguka kuri trade 5 zose zabayeho, mu by'ukuri urumva ko yaba yungutse 1000 idolari, noneho agakuramo ya 500 yahombye ku zindi trade 5, ibyo inyungu ikaba iyo difference akaba ari amadolari 500 yaba yungutse uwo muntu. So bishatse kuvuga ngo muri trading nta muntu ubaho udahomba, nta muntu ubaho udahomba, nta muntu ubaho wunguka gusa. Ariko hararebwa hakavuga ngo uyu muntu yakoze trades 10, muri izi 10 eshanu zose wenda zarahombye, izindi eshanu zose zarungutse, ariko kubera yuko yungukaga afatika kuri izo eshanu zindi, byarangiye yungutse 1000 ahomba 500, ikinyuranyo kiba amadolari. Uwo ni umupro trader urenze, nuko nguko ibintu biba bimeze. Niyo mpamvu ntabwo tuzashingira kuri trade imwe umuntu akoze ngo tuvuge ngo uyu muntu ararenze, oya. Ni ukurebera muri trade nyinshi zakozwe, trade nyinshi zagiye zikorwa uko byagenze. Ubwo mu evaluation umuntu ashobora kuyikora byibura nko mu gihe cy'ukwezi, umuntu akareba ngo nakoze trade zingahe, izabaye successful ziba zingahe, izanze ziba zingahe, hanyuma difference imeze gute. Nuko nguko tugomba kubitwara. Kandi umuntu wese ufite strategy, umuntu wese wamaze kwiga, ntekereza ko atari ngombwa kuvuga ngo umuntu ahore mu mbuga areba mu bijyanye n'amasignal n'ibiki, kuko hari confidence umuntu aba akwiye kwiremamo yo kugira umurongo we bwite ugenderaho. So aha rero turimo guteganya, ndebye nizera isoko ndirebye muri time frame y'amasaha 4, muri time frame nini niho ubundi turebera icyerekezo cy'ukuri cy'isoko, tukirebera muri time frame nini, kuko hano tuba turimo gukora icyo twita top down analysis. Yego ntabwo ari aha tuba tuzinjirira, ubwo umuntu ashobora kuzajya mu isaha imwe akaba yazafata icyemezo cyo kwinjira muri iri soko, ni gutya. Ariko reka turindire, urabona ko iyi resistance hano hejuru iri strong cyane, kubera ko habayeho iyi ni touch imwe, touch ebyiri, touch eshatu. Urumva rero ikozeho yaba ari touch ya 4. Reka turebe uko mu by'ukuri isoko nirifungura uko bizagenda. Bishobora kuba gutandukana n'ibi, isoko rikaza riri shopi, rikaza rigitambikira aha ngaha ritavaho riri rwose n'ubuzamuke ntibunabe, kuko biterwa n'imbaraga z'abagura n'abagurisha, abashoboye kupeza abandi, cyangwa se bakaba banamanuraho nanone, nabyo birashoboka. Reka turebe ko bizagenda. Hanyuma reka turebe kuri iyi AUD card. Mu by'ukuri AUD card iyo ugiye kuyireba neza, reka turebere wenda nko muri time frame y'amasaha 4. Mu by'ukuri iyi pair mu cyumweru tuvuyemo itanze ku mafaranga. Amafaranga yo ntago turi burebe ubwinshi cyangwa ubukeya, ntago turi burebe ubwinshi cyangwa ubukeya, kuko birajyana n'igishoro umuntu afite, n'intego umuntu afite y'icyumweru ukuntu iba imeze. Ariko ubundi reka bize bigarukemo gakeya. Ni ukuvuga ngo ubundi ndahasubira gato hariya. Reka turebe nako kuri current aho gakeya, ndahasubira hariya kuri iriya pair ijyanye na sorry kubw'iyo mistake, nako ni internet. Turebye muri time frame y'amasaha 4 ngira ngo hano biragaragara. Mu by'ukuri iyi ni AUD card, ngira ngo biragaragara hano. Habaye move nziza cyane ariko mu cyumweru gishize. Ni ukuvuga ngo niba turimo gushyiraho iyi ni strong support, iyi ni strong support. Ni ukuvuga ngo aya ni amasoko ari range bound, kandi ubona yuko nayo aba yatanze opportunity nziza. Hano tukareba, ni ukuvuga ngo hari
touch yabaye hano, habaye touch nyinshi rwose, kugira ngo ziragaragara, imwe, ebyiri, eshatu, iyi touch ubu ni iya kane. Urumva rero aha ngaha byarashobokaga cyane ko umuntu yinjira n'ejo bundi ku itariki 29. So isoko rero kuvuga ngo riraje rikoze muri iyi area nanone, dore n'aha ngaha ejo bundi ku matariki 29 z'ukwa karindwi, aha yari opportunity nziza. Kuvuga ngo isoko rirahagera, bakabanza gukora icyo twakwita nka accumulation of liquidity, hanyuma bakabona kuzamura ririya soko, ariko mu by'ukuri iyi ni move nziza yabayeho kuri AUD card, kandi bamwe twabyaje umusaruro mu buryo bwiza. So urabona ko isoko ariko bisaba nyine, ubwo birumvikana AUD card bisaba ko umuntu aba yikurikiranira hafi, reka ngire akantu mbereka gatoya. Iyi ni strong resistance, ngira ngo yo biragaragara, strong resistance hano, aha rebeye mu masaha ane, ariko tuje muri weekly time frame, ko turimo gukora top down analysis tureba isoko uko bimeze, urabona ko aba sellers babaye rejected, kugira ngo murimo murabibona hano. Iyi ni muri weekly time frame, ko tugomba gukora byanze bikunze top down analysis. Ubu ndimo ndakoresha price action strategy, ni ukuvuga ngo muri daily ngezemo, urabona ko iyi ni bullish engulfing candlestick pattern. Mu by'ukuri hari probability ko iri soko rishobora gukomeza kuzamuka, nubwo tureba mu masaha ane tukabona isoko ahantu ririmo rirahakatira, donc bashobora no kuyitinzatinza, hakabaho shopping move nk'iyi irimo kubaho, ariko kandi ubwo twari turi muri range bound market, ya soko ritambitse nyine, ariko birashoboka cyane ko bashobora kuzakubita iyi resistance, bakayirenga bakaba bazamura iri soko, dukurikije ibyo tubonye muri daily time frame. Reka dutegereze turebe, this is a game of probability, dutegereze turebe ukuntu isoko rizafungura, uko bizagenda, ariko bullish move there is a probability ishobora kuzabaho. Mu by'ukuri nari mbabwiye ko iki cyumweru rero zatangira ku itariki 3, hanyuma urabona ko ku wa mbere mu by'ukuri nta makuru ahambaye ahari, usibye wenda saa 10 z'umugoroba hari amakuru ku madolari, ibyo twita ISM manufacturing PMI. Aya makuru arahari saa 10 ku madolari, ntabwo twayirengagiza tugafungura ibahasha kugira ngo turebe aratubwira iki. Amakuru atangazwa na bande, na Institute for Supply Management, aho baba barimo kureba level of a diffusion index based on surveyed purchasing managers in the manufacturing industry. Donc hari imibare bateganya, hari imibare barimo guteganya hano kuri forecast, bakavuga bati actual greater than forecast is good for currency. Tuzarindira imibare izagaragara aha ngaha mu masaha 10 ku wa mbere uko uzaba imeze, turebe ko byagira impact, byazagira impact ku madolari. Ni ukuvuga ngo umubare uzaza aha ngaha nibiza wenda ari ari 55, 58 se, ukurikije iyi forecast bakoze, byanze bikunze amadolari azahita azamuka. Biratse kuvuga ngo ahantu hose amadolari ari base, izo currency pairs zizazamuka, naho amadolari ari quote izo currency pairs zizamanuka, niharamuka hagaragaye nk'umubare 58, 57 gutyo, so kuko ukurikije iyi usual effect badusobanurira aha ngaha. So ni ku wa mbere, ubwo aho ni ku wa mbere tukaharenga, nta andi makuru ahambaye hari. Ku wa kabiri naho urebye on Tuesday 4th August, urebye nta makuru ahambaye cyane ahari, ariko mu masaha 10 aha ngaha batubwira ngo ni medium impact. Aya ntago twayirengagiza, mbibutsa ko ubu turi muri side ya fundamental analysis. Fundamental analysis ni ngombwa cyane mbere y'uko umuntu ajya muri technical analysis. Kugira ngo yige isoko agomba kuba uzi bijyanye na economic news, uzi ko iminsi uzi neza ukuntu izitwara mu by'ukuri, kubera yuko
byahinduka ibyo wateganyaga ukabona bibaye ukundi, ukavuga uti ese ibi ni ibiki kambayeho bigenze bite, kubera iki? Kubera ko umuntu ataje ngo asome yitonze mu bijyanye ya fundamental analysis by'umwihariko. So saa kumi rero hari amakuru ku madolari by'umwihariko aya ngaya nayo kwitondera, nubwo bavuga ngo ni medium impact izabaho, ariko nayo kwitondera. Ubwo mu masaa kumi umuntu aramutse ari afite muri trading plan yawe, niba mu ma pairs ugeramo hazamo amadolari mu masaa kumi, kwa kabiri no kuzabyitaho kubera ko hashobora kuba impinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuwa gatatu naho hari amakuru yihariye ku afite high impact. Aya makuru aba afite high impact ari mu ibara ry'umutuku, nayo kwibandaho cyane cyane ku ma New Zealand, niyo currency zaba affected, ariko aya ngaya ashobora kuzagira na impact cyane rwose kuko ajyanye na employment change quarter by quarter. Hano bazaba banareba na employment rate, umuntu akaba yafunguriye ibahasha akareba icyo ashatse ubusobanuro mw'indani. Ubwo tuzaba twageze kuwa gatatu nijoro, kuko hari umuntu ushobora kurazamo order wenda acuruza NZD USD. Urumva ni ngombwa cyane kujya kurazamo order, ugomba kuba ufite aya makuru. Turebye rero kuwa gatatu nta yandi makuru yihariye ahari. Kuwa kane naho kareba umunsi kuzagenda wose nta makuru yihariye ahari. No kuwa gatanu ikigoroba mu masaa 8:30 nibwo hari amakuru ku madolari ndetse no ku no kuri Canadian dollar. Ariko kuwa gatanu by'umwihariko amakuru adasanzwe azaba ku itariki 7 z'ukwa munani 2026 ni amakuru ya NFP. NFP non-farm payroll, cyangwa se ibyo twita non-farm employment change. Mu by'ukuri aya makuru arihariye cyane, azana impinduka zikomeye cyane mu isoko mu buryo budasanzwe. Hari abantu bacuruza bene aya makuru gusa, abo batrader nabonye bahari rwose kandi babibashije. Ariko hari amakuru menshi kuri Canadian dollar, hari amakuru inshuro 3 zose, ndetse no ku madolari inshuro 2 ku itariki 7 z'ukwa munani. Rero abantu no kuzaba amaso cyane mu masaha y'ikigoroba, yabo wari uzi gucuruza amakuru, nubwo volatility bitoroshye, haba harimo ubwihute budasanzwe, cyangwa se ukavuga uti ngewe ndi wa muntu wigenzereza gake mu buryo bwa, kubera ko ku bijyanye na risk management, protecting igishoro cyane kurusha ibindi bintu byo kuvuga ngo ndashaka inyungu yikubye inshuro nyinshi. Bene abo rero ubwo urumva bazaba bamaze gusohoka mu isoko n'ubundi, cyane kuwa gatanu ikigoroba. Sibye aya makuru nyine azaba hari ashobora kuzatanga umusaruro mu buryo budasanzwe, ariko ubundi kuwa gatanu ikigoroba umuntu aba akwiye kugerayo ibijyanye na trading yabisoje, kuko abenshi kuwa gatanu barazinduka mu gitondo cya kare, umuntu agashaka tips akorera mu gitondo hakiri kare, iyo umuntu agera saa 5 yamaze gusohoka mu by'ukuri mu isoko. Hari atuntu tw'ingenzi cyane ngira ngo mberekeho, very important. Hano baradusobanurira ngo kubera iki ubyumve, ushobora kuba ari ibintu wigeze gukerensa, ariko aka kantu kagufasha mu buryo bukomeye. Ni ukuvuga ngo 30% monthly profit has never been small. Inyungu ya 30% mu kwezi muri trading nta na rimwe yigeze iba ntoya. Uti kubera iki? Kubera iki itigeze iba ntoya? 30% monthly profit in trading is far from small. It only seems small because many people on social media promote unrealistic returns like 100%, 300%, or even 1000% per month. Kuri social media hari ibintu tubonaho ngo umuntu yafashe konte ngo ayikubije 100%, ngo undi yayikubye 300%, ngo 1000%. Ibyo byose rero bikabwira abantu benshi ko mu kwezi ukuba konte inshuro 2 ari ibintu byoroshye, nyine ari ibintu umuntu akwiye kuba arimo gukora n'iki byose. Ariko ubundi hano baratugira inama ko ibyo bintu atari byo, ibyo bintu ntabwo ari byo. Byaba rimwe byaba kabiri, ariko ntabwo byakomeza kuba amezi yose agiye gukurikiraho. Ya konti ahubwo birangira ihiye ikanarangira, kuko wa muntu atabikwereka. In professional trading, consistently earning 30% per month while managing risk would be considered exceptional. Ofite umuntu unguka 30% mu kwezi, ya percentage yo muri Rambere batanga muri Rambere,
umuntu wayunguka muri trading mu kwezi, uwo muntu bamubara nk'aho ari umuntu udasanzwe uri exception. Ni ukuvuga ngo kuba waba ufite amadolari yawe 100 ukongeraho amadolari 30 mu kwezi kose, ibyo bintu birarenze. Ushobora kuba atari ubizi ariko ubimenye. Ibyo bintu babifata nk'ibintu biri exception, bitangaje nyine, ukurikije ukuntu trading ubundi yo iteye. Impamvu ni izihe? Kubera ko barasobanura yuko uramutse wemeye gukoresha buno buryo bwa compounding, ukaba ufite nk'amadolari 1000 y'igishoro, ukaba urimo gukora trading, ukabona inyungu ya 30%, buri kwezi ugashobora kuba wayibona mu buryo buri consistent. Mu mwaka umwe gusa waba ufite 23,300 y'amadolari. Waba uyafite rwose aya mu madolari, uramutse ufite ibindi bintu bigutunze nyine utarigeze ubikuza buri kwezi, utarigeze ugira impamvu zituma ubikuza, aya waba uyafite mu madolari. Ibaze mu manyarwanda uko yaba angana. So barimo kutwumvisha uburemere bwa 30% mu kwezi kose, ukuntu nyine ari ibintu birenze. D'ailleurs kandi kugira ngo umuntu anabyumve neza, professional hedge funds, ijambo professional ngira ngo uraryumva. Professional hedge funds are often pleased with annual returns in the range of 10 to 30%. Ni ukuvuga ngo professional, iryo jambo uraryumva, na za hedge funds bya bigo bikomeye bikora akazi bunyamwuga, mu mwaka wose inyungu bo baba bakeneye iri hagati y'10 na 30% mu mwaka, bana mu kwezi, mu mwaka niyo nyungu baba bakeneye. Kandi irabanezeza ngo they are often pleased with, ngo irabanezeza bene iyo nyungu. Ibaze professional hedge fund. None umuntu arakubwira ngo konti yayikubye ngo ibi n'ibi, ukajya aho ngaho ngo uyu muntu ararenze ugapanika. Professional hedge funds ni uko bigenda mu mwaka. Muvandi, ikintu bita kuba consistent uri profitable ukwezi ku kundi, ukagera kuri level uvuga ngo 30%, my friend, ibi bintu biri overrated, ntabwo birarenze. A trader consistently making 30% every month would be significantly outperforming most professional investors. Uwo muntu ngo yaba arenze uburyo yaba narusha ubuhanga most professional investors. Ibaze icyo kintu. Aka kantu ngiye mba nkazanye nzi ko hari abantu benshi kazafasha. Urafata 100 ukabona inyungu y'amadolari 30 mu kwezi, ukavuga ngo ni make. Ntabwo ashobora kuba make. Ngo abandi ngo bayagira mu cyumweru, ngo abandi bayagira mu minsi 3. Ntabwo ibyo bintu biri consistent, ibyo bintu ubona bakwereka ngo birare. Ntabwo abantu bunguka menshi gutyo, ntabwo iyo konte irashya, ntabwo ageraho ngo abikwereka ariko irashya. Uyu ni umwuga w'abantu bagenda gake, bagenza ibintu gake. Risk management matters. Traders who chase 100% or more each month often take excessive risk. Abo bantu baba barimo gufata icyo twita excessive risk, making it difficult to sustain their results over time. Ngo uko igihe kigira imbere, uwo musaruro ntago waba sustainable, ntago ntibyara, konti igomba gushya. Niko bimeze. Consistency beats big wins. Uvuga ngo kuba umuntu yafata konti akayiflipinga cyangwa se akayikuba cyangwa se akongeraho percentage irenze n'iki, ibyo bintu ntago byaramba. Ahubwo consistency iganza ibyo, kubera yuko a trader who earns 30% month after month is much more likely to build long-term wealth than someone who doubles an account once and then loses. Umuntu ugenda wongeraho iyo percentage gake ya 30% ntahahuriye n'umuntu uzafata ya konti agenda avuga ngo arayikuba mu gahe gato, byanze bikunze uyikuba birangira ayitakaje, ya mafaranga arayatakaza, akagenda buheriheri akajya gushaka ikindi gishoro bundi bushya. Ubuse wazayabona?
niyo mpamvu buriya n'abantu ba tradinga gold bayitindaho, wenda bijyana na experience n'iki byose, ariko gold kugira ngo uzavuge ngo uhise ubona umusaruro ufatitse n'iki, konti imwe irashya ugashyira ahandi, indi igashya ugashyira ahandi, ukagira gutya imwe ukaba urayikubye, wenda ukaba ukuyemo bya bihombo byabanje ugahita ufatiraho n'iki gutyo, ariko muri bwa buryo twavuze bwa risk management, ngo umuntu ntagatakaze arenga 2% y'igishoro cye, biriya bintu bifite ni ukubyumvira mu mutima apana kubyumvira inyuma, tukagerageza kubyumva by'indani apana 2% y'amadolari 100 ni amadolari 2, sibyo? 2% y'amadolari 1000 ni amadolari 20, nta trade n'imwe umuntu ngo akwiye kuba yakora ngo ahombe arenze amadolari 20 kuri trade imwe, ibyo bintu ntabwo byaba ari byo. Niba ariko umuntu ashaka kuzaramba akamara igihe kinini muri uyu mwuga, ndavuga hano trading, ntabwo mvuga bandi babona amafaranga mu mpande n'iki wenda kubera kwiga cyangwa se ibindi oya, muri trading imwe nandi umuntu arimo gucuruza, aya mabwiriza ni ay'umumaro kuyubahiriza, uko turushaho kugerageza no gusenga Imana yo mu ijuru ngo itubashishe tuzayubahirize, niko imbere bizarushaho kugenda neza. Rwose ni byiza tubifurije, ni ya like na subscribe kuri Digital Wealth Academy Pro, Imana ibarinde.